twongeye kubasuhuza kandi tubakomeza muri ibi bihe u Rwanda rurimo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bityo abanyarwanda bose rero mureke dufatikanye turwanye buri kimwe cyose cyatuma jenoside yongera kuba hanyuma twubake icyatuma umubano w'abanyarwanda urushaho gutera imbere ubunyarwanda burushaho gutera imbere ndi umunyarwanda ibe ariyo ngiro urukundo ari rwo ruba imbuto hagati yacu nk'umunyarwanda. Tuje mu makuru rero abagenda asohoka mu itangazamakuru hirya no hino tukaba tugiye kurebera hamwe uko hirya no hino byifashe muri iki cyumweru cyo kwibuka. Turaza kujya mu karere ka Karongi mu murenge wa Twumba mu kagari ka Rutabi mu mudugudu wa Rutabi. Angaha umugabo wari umaze imyaka irenga 30 yaje kuba yatabwa muri yombi kubwo kuba yarakoze jenoside. Uyu mugabo rero yaje kuba yakatirwa n'inkiko igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 ariko iyo myaka ikatirwa atitabye urukiko akibimenya yaje gutangira kugenda yishahisha kuri ubu ngubu akaba yatawe muri yombi bitewe n'amakuru yatanzwe. Iyi nkuru turaza kuyireba nituva kuri iyi nkuru turaza kunyarukira mu karere ka Rubavu tubabwire ko naho abagabo babiri baje kuba batabwa muri yombi bitewe n'ingengabitekerezo ya jenoside aho umwe yatawe muri yombi akurikiranweho kubwira uwarokotse jenoside ko yamutemagura akamunaga mu idari nk'uko yabigenzaga mu gihe cya jenoside. Undi nawe akaba yaratawe muri yombi akurikiranweho kuba ubwo bari barimo gukurikira ibiganiro birimo gutangwa uwarokotse jenoside yaje kuba yatanga inyunganizi. Ayitanze uwo mugabo arahaguruka avuga yuko ngo ibyo arimo kuvuga atakagombye kubivuga kubera yuko ngo nawe yishe abahutu amwita umwicanyi. Izi nkuru nizo tugiye kugenda turebera hamwe ariko mbere yuko tuzinjiramo mureke twirinde buri kimwe cyose twirinde amagambo nk'aya sesereza uwagizweho ingaruka na jenoside kuko buriya aba ari nko kumukomeretsa aba ari nko kumutoneka nyamuneka ahubwo tubane hafi tubabe hafi buri muntu wese wagizweho ingaruka na jenoside tumube hafi tumwereke yuko ibintu bitazongera kuba ukundi jenoside itazongera kugaruka ahubwo igisigaye ari ukurwana no kubaho neza ari ukurwana no kubaka igihugu twifuza. Kaduhere mu karere ka Rubavu rero reka ariho dushyera amakuru avuga ko umugabo amakuru avuga ko umugabo yagize gutya rwose abwira uwarokotse jenoside ko yamutemagura akamunaga mu idari hanyuma akabigenza nk'uko yabigenzaga mu gihe cya jenoside. Uyu mugabo yaje kuba yahita atabwa muri yombi inge akaba ari ingengabitekerezo ikomeye cyane. Turebe n'andi makuru avuga ko undi nawe yagize gutya abwira ubwo bari barimo gukurikirana ibiganiro bitewe n'ikiganiro cyari kimaje gutangwa uwarokotse jenoside yatanze inyunganizi kuri icyo kiganiro hanyuma uwo mugabo arahaguruka avuga yuko ibyo avuga atakagombye kubivuga kubera yuko ngo nawe yishe abahutu. Nawe yaje kuba yahita atabwa muri yombi. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu rero bukaba bwarahise busaba abaturage bose yuko bakwirinda ingengabitekerezo bakwirinda amagambo nk'anga asesereza abarokotse jenoside ahubwo bagaharanira kubereka yuko ibyabaye bitazongera bagaharanira kubaka u Rwanda twifuza twese tugafatanya kubera yuko amagambo nk'ariya agira ingaruka kandi binababaje cyane biba bitumye usa nk'umutoneka. Tunyaruke tujye mu karere ka Karongi mu murenge wa Twumba mu kagari ka Rutabi mu mudugudu wa Rutabi. Umugabo yatawe muri yombi nyuma yuko ari amaze imyaka 30 yishahisha mu rugo adashaka kujya aho abandi bari kuko yabonaga ko najyayo bashobora kumuvumbura bakamuta muri yombi. Uyu mugabo yatawe muri yombi nyuma yuko mu w'ibihumbi 2011 cya 28 Kanama yari yarakatiwe igihano gifungo cy'imyaka 15 kubera kumuhamya ibyaha bya jenoside ariko icyo gihe ntago yaje kuba yakora iki gihano kuko yatangiye kugenda yishahisha. Ejo bundi rero ubwo cyumweru cyo kwibuka cyenda gutangira abarokotse jenoside bakoranye inama n'ubuyobozi bw'uriya murenge wa Twumba
hanyuma babasaba yuko bajya batanga amakuru ku bantu bakidedembya kandi bazi ko bakoze amabara kugira ngo babiryozwe mu mategeko. Bamutangaho amakuru, ubuyobozi bukimenya aho yaba aherereye buhita bukora iperereza, buragenda muramucakira bumusanga mu rugo iwe aho yayihishaga n'ubundi. Amakuru akavuga yuko uyu mugabo yakoraga ubuhinzi n'ubworozi ariko akabikora atigaragaza ku buryo kugira ngo umubone byabaga bigoye cyane, ku buryo nta n'igikorwa cya leta yaba imiganda yaba inama yitabiraga mu rwego rwo kugira ngo batamuvumbura bakamuta muri yombi. Bikomeje kugorana ariko nyamuneka buriya niba warakoze n'ibyo byaha akagombye kugana umuntu wahemukiye rwose ukamusaba imbabazi. Ukamusaba imbabazi, warahemutse nyine ariko musaba imbabazi, niba ngombwa inkiko zigukurikirane, ariko wanasabye imbabazi basi umuntu yabonye ko wagize n'uwo mutima wo kuba wamusabye imbabazi, kuko bimugaragariza yuko nubwo wabikoze ku bwa leta yari iriho, wowe ubwawe ntabyo wari wifitemo. Akaba nawe yabona aho ahera akubabarira, bityo mugakomeza mukibanira mu mahoro. Urumva rero ko ibintu bikomeje kugorana. Nyamuneka niba umuntu atinyuka ati ngiye nagutemagura nkabigenza nk'uko nabigenzaga muri jenoside, muri aba bantu ndabona harimo undi nawe wari warafunzwe imyaka 13 yaranayisoje, hanyuma akaba yongeye kuzana ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyamuneka rero mureke dufatikanye turwanye buri kimwe cyose cyatuma jenoside yongera kuba, turwanye ingengabitekerezo ya jenoside, turwanye buri kimwe cyose gifite aho gihuriye n'ingengabitekerezo ya jenoside, ahubwo twiyubake mu bumuntu, twiyubake mu rukundo, twiyubake mu bunyarwanda, twumve ko turi umunyarwanda nk'uko gahunda iriho ari iya ndi umunyarwanda, gahunda atari iya ndabanyarwanda turi abanyarwanda, ahubwo gahunda iriho ni ndi umunyarwanda. Mureke rero ari byo dufatikanya, ibintu by'irondakoko tubireke, ibintu by'iki byose tubireke, twumve ko ikiri imbere ari ugufatanya tukubaka igihugu cyacu kandi tukacyubaka uko tubyifuza, kubera ko tuzaba dusenyera umugozi umwe. Burya ngo abasenyera umugozi umwe nta kibananira, abasenyera umugozi umwe nta kibatsinda, abasenyera umugozi umwe nta rwango, abasenyera umugozi umwe usanga bafitanye urukundo hagati yabo. Ubwo rero reka ngane ku musozo nongera gukomeza abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, urubyiruko cyane cyane rwavutse nyuma ya jenoside. Nabonye ibintu byiza cyane, urubyiruko rurimo kwitabira ibiganiro. Biriya bintu ni byiza rero, uko twitabira ibiganiro ari nako tugenda dukuramo amasomo, ari nako tugenda dufata ingamba dukwiye ku biganiro byatanzwe, turusheho kurwanya buri kimwe cyose cyatuma jenoside yongera kuba. Ndabashimira kandi kuba mwafashe umwanya mukabana nanjye muri amakuru n'ibiganiro mba nabateguriye. Rwose ntibikajye biba imfabusa, tujye tugira icyo tubikuramo. Ubwo ndabakunda cyane, ndakomeza kugenda mbana namwe mu yandi makuru n'ibindi biganiro.